nawe aho uherereye hose ndagira ngo ugaruke turebe uko bimeze, garuka urebe ko utababaje Imana, nanjye nze ndebe ko ntababaje Imana. Ijambo riratubwiye ngo ahari Uwiteka yabagirira imbabazi. Kumvira umuburo w'Imana niyo ntego nzanye. Iyo Imana ikuburiye ukumva ubasha kunguka. Turongeye turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment. Murakoze cyane, reka tumwakire. Haleluya. Amen. Turabashoboje abadukurikiye, amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe. Amen. Amen. Dutangiye dufite ijambo rikomeza imitima yacu, ariko tukazana n'inama. Haleluya. Amen. Intego mfite iravuga ngo kumvira umuburo w'Imana niyo ntego nzanye. Iyo Imana ikuburiye ukumva ubasha kunguka, ariko iyo ikuburiye ntiwumve ubasha guhomba. Ariko iyo wumviye umuburo w'Imana bibasha kugenda neza. Reka dusenyere muri iryo jambo ariryo tuganira. Turagushimiye Uwiteka, uri inshuti magara, uri Imana nziza, uri Imana idukunda, watubereye Imana, wabereye isera amagare n'amafarashi, natwe tubera Imana. Warakoze. Rero tuje kuganira ku ijambo ritwemera ko tugomba kumva umuburo wawe, cyangwa se wadutumaho tukakumvira bikagenda neza. Fasha umuntu wese udukurikiye, hari ibyo yarangariyemo, hari ahantu yari ari, nyemerera ukadukuza ijambo ryawe, kandi utugirire neza, ntutureke, ntuduhishe mu maso hawe, ahubwo twiyereke. Mu izina rya Yesu Kristo abambwira imwe gusa. Amen. Yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi murashira inyota, kandi n'udafite ifeza naze, nimuze murye munywe vino n'amata. Yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi murashira inyota, kandi n'udafite ifeza naze, nimuze murye munywe vino n'amata. Niki gituma mutanga ifeza rwose, mukagura ibyo kurya bitari nyakuri, na feza mbaka bana banjye, kuko nitanze igorogota, nta feza mbaka bana banjye, kuko nitanze igorogota, nta feza mbaka bana banjye, kuko nitanze igorogota. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko umuririmbyi yaravuze ngo yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi murashira inyota. Ntabwo ari aya mazi turi kubereka iki kivu, ahubwo turi kubabwira amazi y'ubugingo. Umuntu wese aze ku mazi arashira inyota. Mureke gutanga no kugura ibitari ibyo kurya nyakuri, ahubwo mureke tugure ibyo kurya nyakuri. Imana itwishimire, duhaze ubugingo n'umubiri, bigende neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yona ibice 3. Turasoma kuva ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Yona
yongera gutumwa i Nineve. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse. Kandi i Nineve hari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa bose, bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje, hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese yo kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi byo kurisha kandi byo kunywa amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi ahari ko Imana yahindukira ikagarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite, ntiturimbure. Amen. Ku murongo wa 10, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari ibageneye, ntiyabibateza. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Dusomye ijambo rirerire kandi dusomye ijambo ryiza. Mu by'ukuri ijambo dusomye ni ijambo rivuga ngo ahari Uwiteka yatugirira imbabazi. Haleluya. Ab'i Nineve bari baragiye bagomera Imana, bari baragiye bababaza Imana, bari baragiye bakora ibyo Imana itababwiye, bari baragiye bakora ibyaha, baragenda barabyuzuza. Bamaze ngo gufata ibyo byaha no kubyuzuza, bigira inama y'uko batazongera gusenga Imana. Hanyuma ngo Imana irabitegereza, irabareba, ibona barayibabaje, imaze kubabara ihita ivuga ngo noneho mbere y'uko mbarimbura banze mbaburire. Niko Imana yatumye rero Yona, iramubwira ngo genda ujyeyo. Nubwo rwa rugendo rw'iminsi 3 rwari rurerure, ariko Imana yanze kubarimbura itarabasha kubatumaho intumwa. Nk'uko nawe hari igihe ujya uhura n'ibibazo cyangwa ukava ku Mana, ariko Imana ikoze mu mbabazi, ntabwo ipfa guhaniraho, nta nubwo ipfa kurimbura, nta nubwo ipfa kukureka, aho kurabanza ikakubwira ngo ndashaka ko uhindukira. Iyo utumviye imiburo niho uhura n'ibibazo. Hanyuma rero nibwo ngo Imana yarebye uwo mudugudu wari munini cyane, iravuga ngo ntabwo nabarimbura ntababwiye. Vuga nawe umutima ngo ntabwo Imana yandimbura, nta nubwo yampana, nta nubwo yandeka itabanje kunteguza. Nuko ngo irangije kubateguza, irangije kubibabwira, ibatumaho. Imaze kubibatumaho irabibabwira. Haleluya. Imaze kubibabwira ngo umwami wabo cyangwa se umuyobozi wabo arangije aravuga ati reka mbabwire. Ubwo Yona yagezeyo, yarageze yavuga icyo Imana yamubwiye, avuga icyo Imana yamubwiye, baracyumva, ariko bemera guhindukira. Arangije arababwira ngo nyabuna mu minsi 3 murarimbutse. Ariko barangije kubyumva, umuyobozi cyangwa umwami cyangwa perezida wabo aravuga ngo none uhereye aka kanya habeho iminsi 3 nta muntu uzagira ikintu asogongeraho, yaba itungo yabo muntu. Haleluya. Hanyuma ngo aravuga ngo mureka twiyereze, ahari Uwiteka yatugirira ibambe. Nawe umaze iminsi uri mu bintu byinshi, nanjye maze iminsi ndi mu bintu bitanezeza Imana. Nawe aho uherereye hose ndagira ngo ugaruke turebe uko bimeze, garuka urebe ko utababaje Imana, nanjye nze ndebe ko ntababaje Imana. Ijambo riratubwiye ngo ahari Uwiteka yabagirira imbabazi. Nuko ngo bamaze kuyisenga, Uwiteka arangije arigarura. Ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana. Iyo wamaze kwegera Imana ukayibwiza ukuri, Imana ikugirira imbabazi, ibyo yigambiriye ikabihinduramo imbabazi. Hanyuma rero udukurikira uherereye hose, va mu byo wari urimo, va mu byo wari urangariyemo, va mu byo wari uri gukora, va mu byaguciraga urubanza,
ahari Uwiteka arakugirira imbabazi akubabarire, kandi kubikora arabikora kuko ni inshingano ze, ahora adufitiye imbabazi Uwiteka. Nuko ngo Imana irabababarira kuko bemeye gukizwa, irabababarira kuko bemeye guca bugufi, irabababarira. Nawe ushaka imbabazi z'Imana, wigura ibyo kurya bitari nyakuri, winywa ibyo kunywa bitari nyakuri, ngwino ku Mana iguhe ibyo kunywa n'ibyo kurya nyakuri mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge, cira bugufi Imana mu mutima dusenge. Data, mu izina rya Yesu, Mana y'amahoro, Imana y'ibyiringiro, wagiriye imbabazi ab'Ninewe, natwe duciye bugufi ngo tugirire imbabazi. Icyatuma udakora ugikureho, utubabarire uze ukorane natwe, imirimo yawe tuyibone n'ibitangaza byawe. Tube hafi kandi utwitamurire, ntutureke, dutsindishirize kuko ushobora byose, turwanirire kuko uri umukozi w'umuhanga, twereke mu maso yawe kuri Data wa twese, ntutureke aho ku bwami bwawe buze, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.